umuboss avuze ngo turyamane cyangwa n'undi muntu agiye kumfasha wenda mu bintu byanjye runaka nshaka kugeraho akansaba ngo turyamane, icyo gihe ntabwo nzabifata ntabwo nyine nagomba ndi kubyumva nkaho nyine ari uburaya, kuko nyine buri kintu cyose kigira igitambo. Gusambana biri uburyo bwinshi cyane, akenshi hari abajya gutega ku mihanda, uri kumva, hari nyine za ndaya zijya mu mihanda, hari abikorera kunuza ku matelefoni, sibyo, hari ababikora kubera ko nyine nta yandi mahitamo afite. Ntabwo naburara kabiri, ntabwo nabwirirwa ngo mburare, kandi hari umuntu ari kumbwira ati nitugukora gutya na gutyo kama ndagukubita izo 20 cyangwa 30. Ntabwo nyine ngo wenda pe ntabwo naba byikunze, ntabwo nabyishimiye, ako basi ngomba kubikora kugira ngo ndamire uyu munsi ndebe ko ejo nabona amaramuko. Bura nimba ari ikintu ushaka kugira kugira ngo kigereho, bisaba nyine ibitambo byinshi kugira ngo nyine nawe hari ibyo utanga kugira ngo kigereho. Kwamamara, izina, amafaranga, byose ni ukubikorera. Hari kuba nyine kubiterwa n'irari cyangwa ari indaya, nyine ari nk'umuntu w'indaya mu buzima busanzwe, kavuga ati nimba ndi umukire mfite amafaranga ngomba kurya icyana cyose nshaka nkakishyura. Gukura ntabwo ari uburaya, kandi icyo nzi neza muri iki gihe ntabwo ari abakobwa gusa bakura, n'abahungu murakura. Gute? So rero kuba umuntu niba afite yazashinyitse amenyo, ngiye nifite ibibazo byanjye, nimubwira ngo nyine amafaranga ya naya nifite ibibazo akayamereza, icyo gihe ntabwo nzayahereza. Nimba ari umukobwa wenda reka tuvuge ashaka kuba umusitari, ashaka kwamamara, kandi arakennye nta mafaranga afite yo gukora, kuba yabwira ati ndajya kwishyura kameramani anshutingire, ndajya kwishyura producer angorere indirimbo, agahura n'umuntu umwe muri abo ngabo muri iyo timu agiye kwinjiramo, kavuga ati rero sister, nimba ushaka ko wenda kuba umusitari cyangwa ushaka amafaranga ugomba kuma kugira ngo ubashe kuzamura kariyeri yawe. Rero iyo uri umukene udafite amafaranga, nyine nta kindi kintu uba ugomba gukora kugira ngo kariyeri yawe izamuke, uba ugomba nyine gukora icyo usabwe. Biriya bintu nabyo bibamo abazimu nyine, hari igihe uko ugenda uhura n'abantu batandukanye niko ugenda usigarana imico yabo. Nimba wari ufite wenda wahuye n'ikihebe, wahuye n'umwicanyi, wahuye n'umurozi, wahuye n'ucuruza amafaranga n'ibiki byose, nyine iyo mico yabo izagenda kwinjiremo, usange n'umwana ku buryo uzabyara umwana ukavuga ati umwana nyine ukazabona ibintu ari gukora bitandukanye n'ibyawe, ukavuga ati akenshi nyine ni ya mico y'aba bantu mwagiye muhura yagiye mujyamo. Reka twongeye tubahe ikaze abakunzi b'uyu muyoboro wacu, tubasuhuje aho muri hose. Uyu munsi rero twagarukanye na wa mukobwa kuri Muhoza Rwanda. Reka wenda yongere yibwira abataramumenya, kuko hari abarebye ikiganiro bwa mbere, wenda yatangira twibwira. Halo, nizere ko mumeze neza, amazina yanjye ni Muhoza nk'uko bisanzwe, bandi komeze kubandebera icyoroshye, ndabakunda cyane, share na comment tukakomezanya. Okay, Muho, uyu munsi tugiye kuvuga ku kiganiro kigendanye n'iyi minsi, cyane cyane kivuga ku buraya mu rubyiruko. Wenda watangiye utubwira, ese uburaya mu rubyiruko buterwa n'ubukene cyangwa ni imyitwarire? Buterwa n'ubukene, erega ntabwo ari ku bantu bose, hari ababukora wenda bitewe n'ingeso zabo, kandi ugasanga erega nta muntu ukennye ukora uburaya ku bagabo. Uburaya bukora abagabo nyine batanga amafaranga mu bakobwa. Nimba ngenda umukobwa nifitiye ibibazo, wenda mba muri ghetto nta kazi mfite, kandi nkeneye kurya, nkeneye kwambara, nkeneye gusa neza, icyo gihe akeneye amafaranga, nahura n'umuntu akamubwira ati reka wenda tugire gutya nkukubita agacumi kawe. Uri kumva biterwa n'ubukene, ariko nanone ni ibintu bibiri nyine bitandukanye. Hari kuba nyine kubiterwa n'irari cyangwa ari indaya, nyine ari nk'umuntu w'indaya mu buzima busanzwe, kavuga ati nimba ndi umukire mfite amafaranga ngomba kurya icyana cyose nshaka nkakishyura. Rero ntabwo twayibara nk'aho ari ubukenera, cyangwa se ubundi se uri kuvuga indaya ku bantu bameze gute? Ni abantu bajya mu rubyiruko, ku mpande zombi, ariko ugendeye cyane ku bakobwa bagenzi bawe. Ku bakobwa bagenzi banjye se ko nta n'umwe w'indaya nziranye nawe,
abagenzi banjye barega ese ubivuze ngo abakobwa wari bagenda wabona umuhungu ari gutega cyangwa ni abakobwa batega? nabo muri iyi minsi basigaye batega bigira abagore kandi ari abagabo Abahungu cyane nasi ibyo ugasanga umugabo yaragiye yishyiraho inzara ashyiraho umunwa arisiga makeup arambara ijipo ari umugabo ngo kare wikiriya rero ntago nyine ni ibintu biri fair nyine ntago biri fair sinzi ukuntu nabivuga ariko ntago gusambana mu rubyiruko iruhande rumwe hari ubikora kubera ubukene, urundi ruhande hari ubikora kubera ibiyobyabwenge yasinze cyangwa no kwishimisha. Okay, none mo kubera iki abakobwa bamwe na bamwe bahitamo akazi ko gukura abagabo cyangwa kuburaya aho guhitamo wenda kuba bashaka job nyine zisanzwe, bakaba batekereza ariko job y'uburaya ari byo biborohereza amafaranga? Gukura ntago ari uburaya, kandi icyo nzi neza muri iki gihe ntago ari abakobwa gusa bakura n'abahungu murakura. Gute? So rero kuba umuntu yaza niba afite yaza ashinyitse amenyo, ngiye nifite ibibazo byanjye, nimubwira ngo nyine amafaranga ya naya nifite ibibazo akayamereza, icyo gihe ntabwo nzayahereza. Kandi uretse n'ibyo nese nk'iyo umuntu akubwiye ngo mereza 10,000 ngo nguriza desa ngo nguriza 5, gusa bivuze ko abazayakwishyira we ntago bari kugukura. Ko mbona n'abahungu bo muri iyi minsi bari kwiga imico y'abakobwa. Ubwo no babeshye? Ntago mbabeshye. None se ujya ubona social media zishobora kuba impamvu yatuma bamwe na bamwe mu rubyiruko haba abakobwa n'abahungu bashaka ubuzima bwihuse cyangwa bashaka gukira vuba, gutyo bikaba byatuma bajya muri icyo cyaha cy'uburaya? Cyane rwose. Nk'iyo nyine umukobwa wenda hari icyo ashaka aba agomba gukora cyane kugira ngo akibone. Nimba ari umugabo, nimba ari umukobwa wenda reka tuvuge ashaka kuba umusitari, ashaka kwamamara kandi arakennye nta mafaranga afite yo gukora, kuba yabwira ati ndajya kwishura cameraman anshutingire, ndajya kwishura producer angorera indirimbo, agahura n'umuntu umwe muri abo ngabo muri iyo team agiye kwinjiramo, kavuga ati rero sister nimba ushaka ko wenda ku umusitari cyangwa ushaka amafaranga ugomba kuma kugira ngo ubashe kuzamura kariyeri yawe. Rero iyo uri umukene udafite amafaranga nyine nta kindi kintu uba ugomba gukora kugira ngo kariyeri yawe izamuke, ugomba nyine gukora icyo usabwe. Kandi ndakeka ibyo ngibyo erega nago biba ku bakobwa gusa, n'abahungu hari abo bibaho. Erega nago burya nkunda nyine kumva ko nyine abakobwa akenshi cyane nibo baba bubashywe kurusha abahungu. Nimba umukobwa wenda n'umuhungu bagiye gusaba akazi ahantu runaka, umuhungu ashobora kwimwa akazi umukobwa akagahabwa, kubera ko nyine nimba ari umugabo utanga akazi akavuga ati umukobwa wenda umukobwa ni mwiza bitewe n'imiterere n'uko ameze, nimuha akazi tuzagira uburyo tubipanga wenda bagira ibyo bakora. Icyo gihe umukobwa n'abakeneye akazi ntago azatekereza kabiri kuryamana na boss we kugira ngo abone akazi. Nimba yari amaze iminsi adakora, afite ibibazo, afite inshingano nyinshi agomba gukora, ntago azigera atekereza kabiri rwose ko yaryamana n'uwo boss we. So rero nimba hari ikintu umuntu aba ashaka kugeraho, buriya nimba hari ikintu ushaka kugeraho kugira ngo ukigereho, bisaba nyine ibitambo byinshi kugira ngo nyine nawe hari ibyo utanga kugira ngo ukigereho. Kwamamara, izina, amafaranga, byose ni ukubikorera. Rero nago kuba wenda mvuze umuboss avuze ngo turyamane cyangwa n'undi muntu agiye kumfasha wenda mu bintu byanjye runaka nshaka kugeraho akansaba ngo turyamane, icyo gihe ntabwo nzabifata ntabwo nyine nagomba ndi kubyumva nkaho nyine ari uburaya, kuko nyine buri kintu cyose kigira ikitambo, kandi baravuga ngo ushaka inka ryama nkayo. Ubwo ni ukuvuga ngo urubyiruko bagenzi bawe n'abakobwa urabashyigikiye muri icyo gikorwa kugira ngo wenda babashe kugera ku nzozi zabo? Kuba indani ibintu bitandukanye. Nase kangubaze umukobwa n'abakundana n'umuhungu bakaryamana batarasezerana, icyo gihe buzaba ari uburaya? Nyine n'urugero nanjye ariko nawe uri kuvuga ibintu bitandukanye. Nakubajije uburyo bwo kubona amafaranga, uburyo bwo kubona amafaranga. Nese umuntu mukundana ngo ubone amafaranga? Hari igihe ukundana n'umuntu mugakora ibyo bintu byose kandi nta n'amafaranga uguha.
uri kumva noneho icyo gihe byose kandi murabikora nanjye nakubajije nimba wenda mubifata nk'aho ari uburaya wenda wowe ku ruhande rwawe icyo kibazo ntukimbajije hoya ibyo ntawe kuba abantu bari muri relationship none se kubera icyumva ko atayijyamo noneho no muri uwo nguwo ajya kumufasha kubera icyumva ko mwese uko muri babiri ataba bakunda cyangwa batendeka none se reka nkubaze reka mbanze ngusubize reka mbanze nkubaze ubwo ni ukuvuga ngo umugabo aje akaguha amafaranga umuntu wese mutarashakana nta nyine wenda ntabwo ari ngombwa ngo ugende wiyandagaze mu bahungu uve kuri mujye ku wundi bya bintu ntabwo ari byiza fata umwe basi nunagira ikibazo uzamenya ati nunagira n'ikibazo uzavuga ati nagikuye hariya ariko inama nagira urubyiruko gusambana biri uburyo bwinshi cyane akenshi hari abajya gutega ku mihanda uri kumva hari nyine za ndaya zijya mu mihanda hari abikorera kunuza ku matelefoni sibyo hari ababikora kubera ko nyine nta yandi mahitamo afite ni amahitamo y'ubuzima nyine nta yandi mahitamo kandi ndagusezeranya yuko ntabwo naburara kabiri ntabwo nabwirirwa ngo mburare kandi hari umuntu ari kumbwira ati nitugukora gutya na gutyo kama ndagukubita izo veni za 30 ntabwo nyine wenda pe ntabwo naba mbikunze ntabwo naba mbyishimiye ako basi ngomba kubikora kugira ngo ndamire uyu munsi ndebe ko ejo nabona amaramuko okay none se kuki bamwe mu rubyiruko bumva amafaranga aruta agaciro kabo cyangwa aruta ubuzima bwabo amafaranga buriya ni isi amafaranga asobanuye buri kimwe cyose amafaranga udafite amafaranga ntacyo wabura iki rero kuba ndi burebe ikintu kimfitiye inyungu nese nimba ndi umukene umuntu akaza akambwira ati ndaguha imodoka wenda dukore dukore sex wenda ni rimwe gusa ntabwo ari ibintu bizahoraho kandi icyo gihe nende kubura naryaga ko wenda niriwe njya gutegera amaboko kwa rubanda mu babose n'abakibancira mu maso rero nimba mbonye amafaranga nyine wenda nimba ababonye buri wese nyine abafite ukuntu atekereza nuko yumva ibintu nyine abantu ntabwo batekereza kimwe na nubwo bafata ibintu kimwe hari uwabikora kubera nyine akeneye amafaranga hari uwabikora kubera ko nta mahitamo afite nyine agiye kubura cyangwa nyine afite ibibazo byinshi akeneye amavuta akeneye kujya muri sara akeneye inzara akeneye buri kimwe cyose kandi ari kubona umuntu amuhaye amahirwe ari kumwizanira nta mpamvu yo kuyitesha ariko nawe muntu nimba wenda wumva ko ufite buri kimwe cyose wifuza mu buzima ndikumva nyine ibintu byo kujya mu burayi ntabwo ari ngombwa ibyo byose rega ibyo byose biba kubera ko nyine nta mahitamo umuntu aba afite akenshi none se ubona ari izihe ngaruka umuntu akura mu buraya ku hazaza h'umuntu wakoze uburaya ku hazaza akenshi abo ngabo ntabwo bakunda kubaka nyine ingo ntabwo zikomera nimba uri umugabo warahuye n'abagore benshi ko umugore umwe atazaguhaza uwo mugore muzabana ntabwo azaguhaza nimba uri umugore warahuye n'abagabo benshi nyine akenshi niba warahuye n'abagabo barenze 3, 4, 5 akenshi nyine uwo mugore ntacyo nyine ntabwo azaguhaza muzahora mu matonganya umve nagakunyuzwe umve nyine ushaka abandi benshi nyine usange kubaka bigize gute urugo rurasenyutse akenshi nabwo nyine aho ushobora kugira guterwa na trauma nyine yo guhura n'abagabo nyine ugasanga byakubere nk'ikiyobyabwenge iterambere ntugire iterambere ntugire ejo hazaza biriya bintu nabyo bibamo abazimu nyine hari igihe uko ugenda uhura n'abantu batandukanye niko ugenda usigarana imico yabo nimba wari ufite wenda wahuye n'ikihebe wahuye n'umwicanyi wahuye n'umurozi wahuye n'ucuruza amafaranga n'ibiki byose nyine iyo mico yabo izagenda kwinjiremo usange n'umwana ku buryo uzabyara umwana ukavuga umwana nyine ukazazabona ibintu ari gukora bitandukanye n'ibyaha ukavuga ati akenshi nyine ni ya mico y'aba bantu mwagiye muhura yagiye mujyamo kazasanga ejo bundi arakuze abaye ikihebe anywa urumogi ararwana n'ibandi nyine ibintu byose arabikora byamukoraniyemo byamugiyemo ibindi
nyine harimo ingaruka nyinshi cyane, nyine harimo ingaruka nyinshi cyane zitari nziza zava nyine mu bintu by'uburaya. Nahisemo ubona ari iki, wenda tunagana ku musozo, ubona ari iki leta n'ababyeyi bakora kugira ngo iki kibazo kigabanuke? Ariko hagati aho hari aho wavuze ngo wenda ngo ushobora ngo kuba ngo wari utegeye amaboko rubanda ngo ukajya mu buraya, none ugarutse uvuga ngo harimo ingaruka izi n'izi. Nyerega nyine nta kintu buri kintu cyose icyiza kiba gifite n'ingaruka. Okay, none ubona ari iki leta n'ababyeyi bakora kugira ngo icyo kibazo kigabanuke? Nese nuko ntacyo bakora kuko amazi amaze kurenga inkombe. Ntiyabikoraho iki? Uzafata umwana nyine uri kumva baratinze bakabaye barabikoze kera. Ngira nyine muri aka kanya ndi kumva ntacyo bakora uretse umubyeyi kuba wenda kuba ari kuvuka muri aka kanya, wenda sinzi nyine agiye abaho uburere bwiza, uretse ko icyo yakora cyose n'ubundi ejo ibyo ngibyo buri kumurinda wowe mubyeyi, ejo azajya hari agire gute abibone, aza hari like nyine hari inshuti azagendana nazo azagira zibimwigisha. Rero nta kintu wakora uretse gusenga Imana akaba arigira icyo yikorera. Okay, reka tugushime wakoze kwitabira ibiganiro byacu nakagaruka, kandi n'ubutaha turi kumwe. Nizere yuko abadukurikiye mwanogewe n'iki kiganiro, turabakunda cyane. Bye bye.